Yes, so noneho tugiye kurebera hamwe nyine ukuntu wakwinstara Python kuri Windows. So ku bantu bakoresha Windows ushobora kuza hano kuri python.org, ukahita uza hano nyine kuri downloads. So uri kubona nyine iguha ama Python, ama versions zitandukanye za Python. So gatatu n'ibice umunani, gatatu n'ibice bitandatu. So reka dukoreshe gatatu n'ibice birindwi. So download, so it is that. So noneho ukahita uza hano hasi tukareba turebe Windows 8 based executable installer. So ukahita uza hano kuri no kadukoresha no Windows executable installer. So ukayiklikaho, so ukona do anoza hano nuko itagaragara kubera iyi ntoza yanjye nkoresha, ariko Ctrl J. So uri kubona iyo uyikritseho ita ikubaza nyine niba ushaka kuyiraninga cyangwa niba ushaka kuyisavinga. So ushobora gukora byose, ushobora gusavinga cyangwa ushobora kuyiraninga. So reka tuyiraninga. So kubona Python nyine 64 bit gatatu n'ibice birindwi. So icyambere wibukana uko ugomba kushiraho hano path kugira ngo ushobore bino nibyo bituma dushobora kubiraninga nyine dukoresheje command line. So ahandi gira ni install now, hano ni hiyishira, ushobora kushira even customize your location. So documentation pip Python launcher for users. Yes. Back to Raven. Yes. So ubwo nyine ye kwita install. Yeah, so ndikumva bino bishobora gufata akanya. So mu gihe iri kwa install, ikindi tuzagukenera ni iki? Ikindi tuzagukenera ni pip. Pip ni iki? Pip ni ntuza, nicyo ni ntuza twita package management. Pip package management niyo itwemerera nyine kuinstalla ibyo twita ama library cyangwa package kuri Python. So nayo icyo ukora ni iki rero kugira ngo install. So nayo ushobora kuza hano kuri no website cyangwa se ukakoresha Google ukayishakisha abari file. So urayibona ni iyi ngiyi yitwa nyine getpip.py. So iyo ukritseho nayo irahita imera nk'iriya ntuza. Kubona nayo iyo ukritseho ihita imera nyine nk'iriya ntuza, ikagusaba ku open cyangwa save. Reka yo tuyigire save. Nabanza ama security scan. So nizeko bishaka gufata igihe. Okay, Python nayo iri kuba ya installing. So okay, yarangije. So reka tu opening. Yayishize hehe? Sinzi aho yayisavinze. Reka turebe, sinzi kama ko yayisavinze muri downloads. So reka turebe niba ariho yayishize muri downloads. So uri kubona yayizanye hano nyine muri download. So reka tuyikure hano
tuyishire kuri C. Computer iri kugenda gahoro, ishobora kuba ari kubera ko ndi gukoresha ntuza virtual, ni ukuvuga ndi kuraninga Windows ariko iri under Linux, ubuntu cyangwa ubuntu sinzi ukuntu bayita. So ashobora kuba ariyo mpamvu nyine Windows iri kugenda gahoro. So yarangije kuba installe, ukubona Windows yarangije kuba installe. So close. So niriya get pip nayo twayikopiye kuri C. So Windows maze kuba installe, ni gute noneho launchinga. So ni gute launchinga launchinga. So icyambere ukora ni ukujya kuri so hano ugashiramo command line. So hano gukuramo command line nta kintu nukwandika cmd.exe. So ushobora kwandikamo Python. Yes. So urikuito ubona nyine ko ya Python tumaze kwestara 3.75 iba yashi. So ubu ngubu nshobora kwandika nka program iteranya imibare kabiri. Ya ukona kari kane nyine yiti guhanuza. Nizere ko hano biboneka, nizere ko hano biboneka. So noneho hano icyo dukora ni iki. Hano icyo tugiye gukora ni iki. Noneho icyo hano tugiye kujya kuri C. Tugiye kujya kuri C kugira ngo tugire gute twinstall noneho ya pip. So icyo ukora ni ikintu kwandikamo Python, ugakoresha yanuza ya get pip.py. Tugende tuyirebe hando ni yingiye get p.py. So nukuvuga turi hano kuri C gusa nuko turi muri command line. So nizere hano ko byumvikana. So nta kindi none ugakanda enter. So nayo ishobora gufata akanya. Yeah, so yes, kubona iri gutinda bwana kundi, ariko ugomba kuba ubundi yiwe utagomba kuba ariko ngende gukorera kuri ntuza nyine kuri muri virtual ni gukoresha ndi gukoresha Windows ariko iri gukora nyine under Ubuntu desktop. So okay, so ngono kuvuga isibona indi pip deja yari irimo yari installemo. So nta kibazo ariko nizere ko hano humvikana. Yeah, so hano imaze kuinstalla pip. Iyo tumaze kuinstalla ni ikindi twinstalla ni iki. Ikindi twinstalla ni cyo twita virtual environment. Virtual environment ni twemerera gukoresha ama project ya Python atandukanye. Ni ukuvuga niba nshaka gukora kuri project y'ama website, nshobora gukora project nyine yitwa web applications, kandi cyangwa se niba nshaka gukora kuri project yo gukora ama desktop application nayo nkakora, cyangwa nshaka gukora iyo muri data science nkakora indi project, zose zikaba zitandukanye.
So turakoresha pip twinstall noneho virtual environment. Yeah, so virtual environment nayo iracyari. So turi muri C noneho reka kuvuga dufite Python, dufite pip, dufite na virtual environment. So reka noneho dutangire nka project imwe, reka tuyite wenda inyigisho underscore Python, sibyo tuyite kuriya. So noneho hano ni igiki ngomba gukora, ngomba noneho kugira gute kwandika virtual environment, yes. So ibi nibyo bima gukora kuri ntuza nyine bima iri virtual environment. So shobora gufata akanya nabwo creating. So okay, clear. So okay, okay, so iracyari installing virtual environment. Yes, so yarangije. So hano rero icyo yakoze ni igiki, hano icyo yakoze reka tujye kuri C urebe. So nukuvuga yahise create folder yitwa inyigisho kuri Python, uri kubibona. So noneho hano ino virtual environment nukuvuga igihe nshaka gukora kuri izi ya project ngomba kuyaactivating. So ni gute rero uyaactivating, uri kubona iyo ugiyemo imbere hano hari nuza yitwa script, hari indi folder yitwa script, so hakabamo nuza yitwa activate. So noneho turabikora muri command line hano. So turajya hariya muri ya ntuza yitwa inyigisho, sibyo kuri Python, sibyo tujye hariya muri script, sibyo noneho tugire gute tuandike activate.bat. So uri kubona ko EIC itangiza nyine inyigisho kuri inyigisho Python. Ino uri kubona ko ino noneho ino virtual environment inyigisho kuri Python yongeye gukoramo. Noneho hano nshobora kwestaramo nkanuza nkenera ama packages cyangwa ama libraries nkenera, tuvuge nkitwa Jupyter Notebook niyo dukunze gukenera turi gukoresha ntuza. So nshobora kugira gutya pip hagira install gira Jupyter, ushobora kugira Jupyter gusa. So hano wabikora nyine Jupyter icyo gihe itainstall. Noneho umaze guinstall, umaze no gukoresha ntuza yawe, ni gute ubigenza kugira ngo deactivating iyi nyine environment inyigisho kuri Python. Nta kindi ni kugira deactivate.bat. urebe hano nyine kuri handitse inyigisho.bat, hano handitse inyigisho Python, harahita havono no dusigara ni C. So none uri kubibona kubona kari C nyine, ni ukuvuga iyi inyigisho Python virtual environment yabaye deactivated. So nizere ko byumvikana uburyo nyine wakoresha hano wakwestara Python yawe kuri Windows.